yes buriya ngo Imana iravuga timwebwe mwa bwoko bwanjye mwe nimucejeke mutuze njyewe nzabahorera gute rero Pacifique ubundi iri jambo mvuze ntabwo uza ahantu ryerekeza wa mugabo we ndahazi neza cyane hari uhakanye ko abanyamurenge bapfa arahakana avuga ko nta jenoside yabaye mu Rwanda ko abantu bose bicanye ahakana buri kimwe ewana kugeza naho yahakanye ko abasirikare b'abarundi batari gupfa ahubwo bari gutsinda duyi uyu mugabo rero hari ukuntu Imana ibikoze irangije iramubwira ati aho kugira ngo ukomeze ubeshya abantu reka mbanze nkwamagaze uzi wanjye ubisobanurire neza uwo nta wundi rero nimba yahawe ayibe Mana we yewe nshaka na cerebure uyu mugabo yakoze amakosa menshi cyane mabi akomeye menshi cyane uyu mugabo naramukundaga ambera icyitegererezo mu ijambo ry'Imana n'abanyarwanda bamukunda narabivuze kera twese twaramukundaga noneho aza kugira gutya ajya ngo muri politike aravuga ngo mu Rwanda nta jenoside yahabaye ngo nibyo twigirisha oya ntago yavuze ngo nibyo twigirisha arabizi ko yabaye ahubwo yavuze ko abantu bose bicanye niko yavuze arayipfobya asa n'uyihakana arangije abarundi akajya abwira abanyarwanda abatuka urugero nko kuri Mutesi Scovia uzi ukuntu bagiraga gute uziko yigeze agaruka kuri wa mukobwa bita Jackie nta muntu urubwa atagezeho birangije gutyo ajya ku bwoko bw'Imana buyobowe na Mose General Sultani Makenga arabushinyagurira bibereye mu gahinda babuze uwabo Wiringoma akora ikosa ijambo ry'Imana rivamo arangije ajya kurya n'amafaranga y'abashinwa baturutse mu gihugu cyabo baje gukora imirimo abayiba amafaranga agira gute iby'Imana irabireba aravuga ati watandukiriye umurimo nagushinze ibyo rero turaje byose tubigarukeho hanyuma akanyafu ubundi kamugezeho gute reka turaje tubivugeho hanyuma mu yandi makuru akome cyane mu mujyi wa Goma ubu tuvugana Kinshasa nkuko bari babitangaje bwana Fisi usibye umunsi umwe warenzeho iri joro kuva saa 7 kugeza saa 8 numvise ari saa 8 n'igice hafi saa 9 urugamba rwari rukaze ahantu bita Seserika hano hafi na za Mugunga ubu tuvugana barayi bumva amakompora ariko hari amakuru asa naho ari meza ku ntari zasarambwe ko iyo operation baba aribo bayikoze ariko abaturage na n'ubu ngo nta numwe urava mu nzu bari kwibaza ngese hafitwe nande turaje byose tubigarukaho neza cyane harimo n'umwe namenye wahasize ubuzima n'abandi bagiye batandukanye ariko uyu mukecuru wahasize ubuzima uyu mukecuru wasize ubuzima we ni umwihariko ku rundi ruhande turi buze kuza tubabwira turababwira ese kuki yapfuye kandi atari ngombwa ngapfe si ibyo gusa nanone ubundi buriya umurambo wa Colonel Wiringoma waba warigeze umenya ibyawo sibyo abavuga ko ese mwebwe mwaba mwaramenye ibyawo tuzanye andi makuru mashya ku by'uyu murambo ndetse n'ishyingurwa rya Colonel Wiringoma na n'ubu nta muntu ufite ayo makuru ko yashyinguwe cyangwa ubizi ute se ko nge ntaba ntayafite ubizi ute ko nge ntaba ntayafite niyo mpamvu hari nyine niyo mpamvu kuki uvuga ngo nta muntu n'umwe uzi mu 23 bo ntibabizi Hemo kugera gatatu abo n'abantu nukavuga ngo nta muntu numwe baba bahari abantu uriko batereka gusara abaye mu vetura kari umurambo wabo uko bashaka jewe si mari yafite rero giza cyane kubwuko hari si ibyo gusana none turajya muri Uvira yaraye ifunzwe Uvira baraye bayifunza bayikuri kontrola barayifunga ese bayifungiye iki gute rero byose muraje mu bisobanukirwe neza rero hano ni kuri Top Kivu News yego kutavuga izindi ngingo izo ngizo tugiye kurambura makuru nta zindi ngingo ufite ingingo imwe gusa izo ngizo nizo wahere ushaka makuru urumva uri kujya ni ingingo imwe gusuzanye imwe ya Goma reka nkubwira andi makuru mashyashya uwishe se wa Joseph Kabila Kabanga ubu tuvugana Tshisekedi amaze imisi amurekuye ariko kandi tubibutse yuko uwitwa Joseph Kabila Kabanga avuka ahantu hamwe n'uwitwa Moise Katumbi abangaba bose bavuka aho bita Katanga ubu tuvugana wa mutwe namaze kumenya ko Joseph Kabila Kabanga ngo yamaze kuvuga yuko niyo byamusaba kugurisha imitungo ye kugira ngo no mutwe ukora akazi maze ugenda uca umutwe witwa Felix Antoine Tshisekedi maze ahorere urupfu rwa se wa burya se wa Joseph Kabila Kabanga yarishwe kandi uwamwishwe yarafunze yarekuwe rero na
Tshisekedi. Ibi rero bikaba byarababaje Joseph Kabila Kabange akavuga ati igisabwa cyose nagikora ariko data ntazagenda uko nguko cyangwa badupfobye kandi turi umuryango ukomeye cyane hano mu burasirazuba hano mu gihugu cya Kongo cyose ndetse no kwisi hose umuryango wa Joseph Kabila Kabange urazwi cyane kuko bahoze ari abayobozi bakomeye cyane. Ibyo nabyo turabivugaho. Sibyo nakubwira gasa makuru wari uyafite. Ndafite no muri Warikare n'abafaransa ibyababayeho byose birari cyane. Ubu yabikiye sheri wawe ubwo nta wundi. Yewe ya sheri wanje n'abantu. Kandi ureka ntago ari sheri wawe wa sheri wawe w'umukobwa. Uwuhe umukobwa? Ndi kumvuga ngo ni uri buze kuya. Hari nandi usize hano. Dore nga nandi usize hano. Na makuru ni menshi cyane nyine ariko drone zo mu mikenke kutari kuzivuga. Izi drone nazo kwirwaneho na mama 23 aricyo bazikoreye. Ibi byose nyine birahari cyane. Kandi byose turabigaruka. Aya makuru mbanayabikiye abakunzi bacu. Mbona naga ari ngombwa ko ibintu byose ubivugira ahangaha mu ncamake. None se babyumvise bakata bigendera. Mpamvu bagomba kutegereza nyine tukayabaha. Bagomba tubiri twiza. Yego. Hanyuma bakategereza. Rero ngayo ngukorera. Nk'abantu igitondo cyiza gutangira akazi keza turabifuriza ko Imana ikomeza kubana namwe mu kazi kanyu mugagakora kabaviramo ibibabeshaho ibituma muzana amapinya ibituma muzana imbaraga ibituma mwubaka u Rwanda urugo ingo zose no kugira imibereho myiza umugisha wose w'Imana rwose turawuzanye turawukusanyije turabasabiye nuko rwose ubagereho nuko rero mu izina rya Yesu Kristo amen. Kabisa rwose mu kazi murimo dutangira amakuru bwana Pacifique. Reka duhere kuri uyu mugabo bitambaye haga ariko mbere ko tumwinjira bwana Fils. Reka dusaba abakunzi bacu badukandire kuri like mwoka byaramwe muradukunda turabizi cyane kandi muranabitubwira muri comment. Rwose turabasabye umuntu udukurikira hano kuri Top Kivu News. Mbere yuko dutangira amakuru y'ubanza kandi kuri like. Babyumvije rwose kabisa. Ariko ni ngombwa no kubasobanurira akamaro bitugirira iyo bakanze like. Niko bimeze. Bidufasha kugira ngo bagenzi banyu bandi bashyashya baboneke ndetse babone andi amakuru yacu twakoze nanone ngayo nguko rero yego mbayahaga rero ubundi mbayahaga ntago ari ngombwa ngo tugaruke mu bigwi bye cyane ibyo yakoze n'ibyo yapanga umuntu iyo yapfuye urumva iyo yapfuye bwana Fisi bavuga ibyiza n'ibibi kuri we utaza kumuvuga nabi gusa kuko ntago yakoze nabi kuva mu matangira ntago yakoze nabi gusa igihe kitangana n'imyaka 2 ariko buriya uziko buriya banza wumve uziko ukora ibyiza byinshi ikibi kimwe wakoze kikaza gihita gisiba byose none se ubu ngubu nirangagije ibyiza yakoze buri ikintu kibi kiragatsindwa na Nyagasani kiba ari kibi kiza cyangiza buriya amazi bavuze ngo amazi agaburira wenda umujyi wa Kigali aza mu mujyi wa Kigali si menshi bakavuga ngo batayemo akantu kasumuyapanya sha n'urugero ntanze wahita ubona ukuntu amasupermarket y'amazi afunze ahita ashira umunota umwe nta muntu n'umwe wakongera kunywa y'amazi meza yaturukaga mu matiyo bahita yose bayatesha agaciro n'urwo rugero natangaga buriya byararangiye buriya niyo wakora imirimo myiza ugasenga Imana ikwishimira bikarangira usoreje ku kibi sha ntago Imana izahita izakujugunya handi njya numva bavuga yabishyize ku mugaragaro ubuse nk'ababikora ariko ntibashyire ku mugaragaro ntibarinda bapfa byose kimwe mbayahaga rero ngaho hera ku byiza byiwe cyangwa ku bibi byiwe nanjye ndaza mpita mbayahaga ni umwe mu bantu bafashije abantu beshi bashoboka kubasangiza agakiza k'Uwiteka ni umwe mu bantu babwirije abantu imitima yabo ikabohoka ni umwe mu bantu bafasha abari imbabare akabakomeza bakiyumvamo imbaraga zikomeye cyane ibyo byose yagiye abikora mu gihe cye cyiza yari arimo ariko ubwo yaje gucakirana na perezida Evariste Ndayishimiye bwana Fisi yaranamusengeye yaramupfukamika mukora mu mutwe aramubwira ati rwose ibyaha byawe byature Nevara byatura aramusengera kuramo imyumvire ya kera mushyiramo yahazaza hashingiye kuwiteka amwumvisha buryo kimana ari nziza kugeza ubwo bazajya bapanga amasengesho uyu mugabo akajya iwiwe bakajya gusenga bagasengera ku matelefoni kuri WhatsApp bagasengera ahantu hose uyu mugabo yari umukristo pe nubwo yapfuye akoze ibibi ariko mbere yuko yinjira mu ibyo bikorwa bya politike uyu mugabo yari umukristo ariko nanone amakuru amuturukaho ku giti cye ndaje ndi kuvuga uruhande rwe rwiza nkurikije ibyo nakomeje kugenda mbona uyu ni umwe mu bantu bafashije abantu hano mu gihugu cy'u Burundi abagaburira abashonje abahaye ibyo kwambara
mbese buri kimwe cyose nyine yagiye akora kigomeje kumuhuza abantu ndetse cy'imirimo myiza nyine y'Uwiteka nk'umuntu w'Imana kuko yari umuntu w'Imana bwana Kristo. Buri muntu wese utinyuka akavuga ijambo ry'Imana niyo yaba ari umupagani kuko Imana yavuze mu ijambo ryayo yivugiye ati nge nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa ndengera ubwoko bwanjye. Bivuze ngo uno mugabo nubwo yaba yari mubi ariko akaba Imana yaramucishagamo ijambo, iryo jambo abaribwiye tukaryumva neza. Niyo mpamvu Imana ikubwira ngo wumve ibyo avuga ntukurikize ibyo akora, sibyo? Kuko ushobora kuvuga amagambo meza aturuka mu kanwa kawe ariko nyuma yaho ugakora ibibi. Ubwo rero wumva ushaka Imana numva ibyo wavuze. Ibyiza rero yakoze nibyo turiho cyane. Ibyo byiza rero yakoze nuko yavuze ubutumwa kandi akabuvuga neza kandi mu gihe cyiza abantu bagakizwa bakava mu byaha, akanafasha abaturage akanakora ibyo byose ndetse akageza no kuri perezida w'igihugu nawe akamufasha akabohokera Uwiteka, usibye ko nawe yakomeje kuba inkora amaraso. Ibi rero byose bwana Fisi ni ibikorwa byambaye ahaga. Hanyuma twagiye kubibye rero. Ubundi uyu mugabo akiri ku bikorwa byiza bya kibikora, Imana yaramwishimiraga iramubwira ati kubera imirimo yawe uri gushimwa n'Uwiteka ngiye kuguhuza n'umuntu ukomeye. Haleluya. Ibimuhaye guhura na perezida baramenyana cyane. Hari ahantu rero Imana yari imutunze ngo nubwo ati ntuzigera ukena, uzarinda usaza n'abana bawe bose bafite umugisha. Uyu mugabo rero yaragiye umugisha Imana imuhaye awubyazamo ikintu kibi. Abonye amafaranga avuye aho yararabonye urusengero rutangiye gukubita amaturo ari kwinjira, arangije yumva aragagaye, atangiye kumva ari kubyimba kurenza Uwiteka. Kavuga ati ubundi ni nge Mana y'i Burundi. Ni abona ari gukora mu mutwe wa perezida amupfukamisha avuga ati ndakaga nge mbaye ahaga. Ndakaga kabisa. Ngo ikina ngo ikiko ibintu byose. Rero mbaye ahaga arangije atangira kwijandika mu bintu bya politike. Akimara kubyijandikamo aratangira kujya agendana mu mujyo wa baneva na ba Prime Niyongabo na ba Reverend Kuriyo mu bintu byo gutera u Rwanda. Byose uriya mugabo nawe yabivuzeho, ndetse nanone atangira kujya asebya u Rwanda mu byago rwigiriye rwo mu byo mu 1994. Iryo ni ikosa rya mbere Imana itari kumubabarira. Atangira kuvuga abanyarwanda nabi, Imana ntiyari kumubabarira tuka n'abanyamakuru baho adusebye ibiki n'ibiki nkaho wenda yanabona tunafite nikosa, wenda ntavuga ati ngo mwakikosora gutya n'ibiki, ahubwo akaryura, ahubwo akarikabiriza akagira gute nta muntu udakosowe nimba yaranayabonye akagira ibyo agira nk'umuntu w'Imana. Ibyo bintu ntabwo yari kubikora. Nkaho yanakabwiye abaturage n'abandi n'abayobozi ati mufungure imipaka gutya na gutya duhahirana. Imana iravuga ngo ntitukangane ibiki n'ibiki. Abure kubwira neva ngo bafungure, ahubwo agakomeza gushimanya abaturage bakicwa n'inzara. Imana avuga ati wa mugabo we ndagukubita akanyafu kunda nureba nabi. Si ibyo gusa, abantu barapfuye bari kurwanira ubwigenge bwabo no kubaho. Aragiye araserebuye agize gute, ba Makenga nabo barimo baramureba. U Rwanda rwo rubo baramureba, wa mugabo we bite byawe baturetse. Imana iravuga ati mwa bwoko bwanjye ni mutuze, igihe cyanyacyo kizagera. Azaceceka kandi anacecetse burundu. Bahorere uyu mugabo rero. Ubu rero ibyo byose ndetse buriya yagize gutya noneho akajya nyuruza n'abantu mu Burundi. Agariwe yarabatangaga bakabica. Ubutegetsi bwa Neva bukabaritura. Noneho uyu mugabo rero Imana igize gutya ishyizeho iherezo. Uyu mugabo rero iherezo rye bwana Pacifique ryagenze gute rero? Aha ngaha rero bwana Fisi hari amakuru ari kuza ari atatu. Avuga ibijyanye n'urupfu rwe. Ubu tuvugana natwe niyo dufite, tugiye kubaha ibyo dufite twamaze kumenya. Abambere baravuga ngo yishwe n'Abashinwa. Kabiri ngo yishwe ngo n'indwara yamwishe yaturutse kwa Angelina. Ushobora no gusanga uyu mugabo yaratangiye kugarukira Imana, ahubwo yaratangiye kuvumbura imirimo mibi ya Neva. Akagarukira Imana akabareka. Ukuntu uryama yuri umukristo, Imana ikaza ikagusura mu nzozi ikakwereka ibyawe ikakubwira ati nutava muri ibi ndakuritura nabi cyangwa ndaguteza isi kote. Kandi Imana ibyivuze irabikora. Muri make rero no mugabo ushobora gusanga ari yigaruye, yakigarura agatangira kubona ibikorwa bibi bya Neva, agatangira gusa n'umurwanya kandi bura kurwanya perezida.
uwo ari we wese bwana Fils niyo cyaba ari igihugu kidafatika kurwanya perezida uba wikozeho uriya abafite itegeko ryo vuga ngapfe ugapfa siko bimeze se nta mwami utagira ijambo utagira ububasha kwerekeza igoma Pacifique reka twigire igoma hanyuma rero bakunzi bacu nimudukurikire umunsi ku munsi nimwongere kugira ubwoba muvuga ngo goma ngo yangira afashwe ngo igice kimwe ntabwo yafashwe kuva ku isaa 5 z'ijoro ngiye icyo gihe nandimo nitegura shaka kujya kuryama nabonye amakuru nabonye akavideo kantu umuriro kwaka ariko mu nisaso biba ngombwa ko mumugora umuntu uriye navuga ati meze bite ati wahora n'iki ko batwatatse urumva ngira ngo barabatatse kumbi intare zasambwe bwakeye bwaho nyine mu kanya gatoya mu masaha za 10 nibwo uwa muntu yaduhaye ku makuru yambwiye ngo MV turari gukora operation hari ahantu hari hamenyekanye uko hariyo aba FDLR urabona hano za CSRK ubundi ni ibice bikunda kujyamo FDLR cyane hari bitamugunga ngira ngo abantu muhazi murahazi neza cyane na ahantu hadatana n'ibyihebe urahara muri Kongo habe n'ibyihebe Fils aba bantu babi babicanyi babi babagome cyane kuva na kera n'ubutegetsi bwa Kisekedi buriho ndetse na ba Joseph Kabila Kabanga bahari bakiyoboye habaga y'ubwicanyi bukomeye cyane hanga rero mama 23 yagiye gukemura iki kibazo cyaho guhera izo saa bagombaga kubatungura babasanze mu tubari batangira kubarasa abaturage barahunga bajya kuryama abandi bagira imitima ikomara bati mana nyagasani ati none dutabare tubuse muve turira turinda koko none bahita bakubita kuri rya tangazo rya Kinshasa babibutsa ngo bakure mu mujyi wa Goma bavuga yuko ubwo tayari bikorwa bigize gute bitangiye kumbi intare zasarambwe ziri muri operation yedora amakuru mfite ahangaha amakuru mfite ahangaha nubundi hano muri Mugunga M23 yaramenye neza ko bagiye kubataka bahereye hariya muri Mugunga M23 ijyayo icakirana nabo neza bari kuzana amasasu yahereye kandi hapfiriyemo dore kubera iyi mirwano yabaye ntago mama 23 yagiye kuri bariya kujya kugira gutyo hano hari habaye igikorwa cyo kuza kwataka Goma MV ariko niyo yabatatse imbere niyo yaje mbere irataka mbere byabaye nk'abantu bapfiraniye mu nzira rero n'ahantu barwaniye hafi naho hano aba bari batatse bari bamaze kwitegura bari mu birindiro hari hano bari banahereye no ku rugo nta birindiro FDLR igira hariya muri Uzamugunga bari batatse hariya muri Mugunga none se nta bandakava babo bahafite hariya ni nabandakava ariko nta birindiro ubwo nari mvuze ibintu ariko ntago ari ibirindiro muri bari babafasha kugira ngo ibikoresho bagize navuga kari nk'abasupplier nko batangire nkaho bavuga ati tuzahera hano bivuga ibisubire bari barimo akayabo ngira ngo nta munsi ntigeze mbivugaho nibyo rero mvuga hariya niho rero urugamba rwari gutangirira ndetse bari banatangiye bihurije hamwe nibwo M23 yabagogo ariko ahangaha babanje no kwataka umukecuru wahapfiriye yari afite umwana w'umukoroneri uwo muri M23 muri FARDC muri ntuze muri M23 ni mukoro nimba habamwe abakoroneri nimba ari koroneri bambwiye nshobora kuba nanditse nabi ariko yari afite ikintu gikomeye cyane afite titre ikomeye hano muri mu 23 no ibi bivuna muheto byari byara Imana mbabarire gutukana bari baramenye yuko urakoze cyane hano rero bari baramenye yuko uyu mukecuru afite uwo mwana avuga ati reka tujye kuhihorera bamwishe ariko reka ngwiza ukuri fi sibyo ahangagiye intare zasarambwa ari ikintu kimwe nashimye bo bari bafite ayo makuru yuko bari bayafite kandi banagiye mbere aho kugira ngo babatungure aho kugira baze gutungurwa n'icyo gitero biba ngombwa ko ari bo babanza kwataka bahise bagenda byihuse bari bazi n'isaha ubundi ntago ari hano za Mugunga na CSRK gusa kuko narenze hano Mugunga ubundi burimo werekeza mu bice bya za Nyiragongo naho hose hari harimo ikibazo cy'ama FDL uzi ko iyi mirwano yabaye yahise kinarangira vuba ntabwo yarangiye vuba reba saa 7 kugera saa 8 ubundi yakibara handi nko muri za Minembwe za Poezero yakabaye kigeje n'iki gitondo kirimo regare ntago bapfa kurwana hano rero impamvu M23 byahuranye nuko yabatunguye hakiri kare buri umuntu gutunguye papa kandi warusika ari wowe ugiye kumutunga kandi sha saa 5 hari hakiri kare abaturage bakiri saa 5 hari hakiri kare kugeza saa 5 kugeza saa 8 nukuvuga ngo harimo saa 5 kugeza saa 8 harimo amasanga saa 6 saa 3 nukuvuga saa 5 saa 6 saa 7 saa 8 na 3 buriya ni igice we atatu ni igice gutyo bageje hafi saa 9 ubwo rero urumva babaye nk'abakubita nk'ababangura bahita banago kugeza ubu noneho ibintu ni vrai
bimeze gutya ntari asha ntago navuga ngo bimeze vrai nyine none se kariya gace baragafite nta masasa ari kuvugira nyine ntayo tuvugana ariko ntayo ntayo ukuri Ariko utekereza ko aba FDLR bashije nyine ntago bashize ariko uko byari bimeze mbere niko byasubiye iri ni itegeko ryatanzwe na Kinshasa barababwira ngo rero ntazigere bahagahenge ntago ikibazo cyawe ntago buri kumva icyo nabyumvise hari vrai ariko isa ku isa byakongera banze wumve nyine jya wumva ikintu umuntu avuze ukajya wumva ikitariho ibyo kisangani ibyo Kinshasa bateguye barabiteguye ariko babitangiye batarabikora hari amahoro nubwo abo none se ugoma ntiharimo abasirikari ba FRDC bigize abaturage bategereje ifirimbe ya Kinshasa naha rero niko rero byari rimeze ariko ntago bivuze ko hatari amahoro mu mujyi wa Goma ntago bivuze ko hatari amahoro naho rero ubu amahoro yongera aragaruka nubwo harimo iminyorogoto n'imisundwe ikeneye gukurwamo ariko soon as possible cyangwa se slowly by slowly barayikuramo gake gake ariko ubu byibura iby'amasasu byacecetse umuntu yatambuka akagenda nta kibazo yego byacecetse kubera yuko icyo nge nshaka kuvuga rero 23 yamaze gukemura icyo kibazo mwiryo ariko ntabwo bivuze ko wenda n'ubundi batazagaruka cyangwa ngo bongere nanjye nibyo nasobanuraga ariko rero nge ndavuga ibyaka kuba byahagaze ntibisobanuye ko M23 ushobora kuryama ngo ituze kubera ko aduyi n'ubundi rwabo iteka uragambirira ikibi kugira ngo abataka erega ikindi ntago bataka ngo bafate Goma barataka ngo bateshe umutwe M23 hese barana abasirikare bo gufata Goma bakeneye ibikoresho byinshi n'abandi basirikare benshi bo kubafasha kuko ubwabo ntibihagije so ngaho rero muri Goma nibyo yego hanyuma reka tujye ku yandi makuru tugendera ku dufite amakuru menshi cyane none se ubu ngubu bijyanye na Katanga nari nakabivugaho mu makuru ya kabiri ariko reka mbanze bivuge kuko nabivuze mu icamake amakuru ari gututuruka hano neza mu bice bya za Katanga aremezwa neza ko uyu mutwe ubundi uracyavugwamo inuze ibika bibiri bamwe ati ni Kinshasa ufunguye kugira ngo babone uko Tshisekedi aguma ku buyobozi ameze nk'uyoboye inzi y'abacyuha agaragariza abaturage kari mu ntambara ntihabeho amatora abandi ngo ni Joseph Kabila Kabanga na M23 bakoze no mutwe ko ngo bashyizeho n'ubuyobozi bwabo ngo kugira ngo barwanye Tshisekedi ngo ndetse Kabila yihorere mukanya rero nibwo mbonye amakuru avuga ngo Kabila yemeje ko agiye gufasha no mutwe kubisabwa ibyo ari byo byose ngo niyo byamusaba kugurisha inzu ye ya mbere ikomeye cyane iri mu Bubiligi ngo no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bikaba byamusaba gutanga icyo kintu kugira ngo ahorere urupfu rwase rwamwisha akarekurwa adapfuye akarekurwa rwose kandi yarakatiwe imyaka myinshi akarekurwa na Tshisekedi ibi bimwe biri mu byamushenguye cyane amakuru aremeza neza ko Moise Katumbi umwe mu bantu bahataniye kuba perezida w'iki gihugu cya Kongo ariko ntabigereho ashobora gufashwa n'uyu nguyu Joseph Kabila Kabanga gasubira ku buyobozi binyuriye mu uyu mutwe mushyashya bafonze ndetse na M23 bakajya gukubita Kinshasa izina ryawo nararyibagiwe ariko numvise bavuga ngo ni ibintu nk'ibyo numvise bawitirira numvise bari kuwita kwenda hano nawanditse kuko kujya tukomeza tuvuga umutwe ntituvuga izina ryawo ariko barawuzi ko hari yego ngombwa ko umuntu avuga bura na M23 bibaye ngombwa twajya tureka kubivuga ko barabizi oya ni izina ryabo kuki se utavuga izina ryabo we kuki bakwita Pacifique ntibavuge ngo umuntu none se muvandimwe si izina ryawe nyine ni izina ryawe niyo mpamvu rero no kuvuga nimba barise umutwe izina no kunyita mutangazaji ni uko nyine wiyise izina ariko naho ni ngombwa kugira ngo tujye tuvuga izina ryawe yego rero izina rigira icyo risobanura cyane ariko okay ko rero uraza kubivuga ndahabuze ariko ndabizi ko hari yego ariko urahari nyine muri Katanga uwo mutwe nawe urawuzi ndetse n'abadukurikiye barabuzi ikingenzi nuko bawuzi reka tujye tuvuga uko nguko kuko numvise bari kutwerera Kabila ko se kubera icyo ushaka ko ndashaka izina ryawo nkazajya ndivuga gaho rishake rero rivuga nzajya ndivuga izina ryawo sawa hanyuma rero nuko bihagaze ubu tuvugana uyu mutwe bakomeje kutwerera Kabila na M23 undi mwanya ngo nuwa Tshisekedi none se ubwo uhagaze he wivugiye ko Kabila avuze ko agiye kuwufasha ariko reka nkubwize ukuri reka nkubwire fi sibyo ngiye yo ndi gutanga amakuru wibuka ko ndi umunyamakuru igomba kuvuga ibivugwa nibihari sibyo se none ubwo igihari ni iki uruhande rumwe baravuga ngo nuwa Tshisekedi yakoze kugira ngo abone uko aguma ku buyobozi ayoboye asa n'uyoboye inzu wacyo kuko azagaragariza abaturage yuko ari mu bibazo by'intambara sibyo undi mwanya ngo nuze erega wibuke ko ejo mu magambo Bertrand Bisimwa yatangaje wibuke ko bavuze ko Kinshasa yibanze
ku bintu by'ama fake news cyane cyane nko gushushanya abantu kugira ngo babagaragarize ibitari bya nyabyo. Example, ama video y'abazu bamvitura bapfuye bakoresheje AI, amafoto n'izindi mvugo nyandagazi zikoreshwa kuri mvitura no kugumura abaturage ngo bave mu mijyi yazaguma n'ibindi bice. Ibi bikagaragara nkaho rero bari gukoresha ubwo buryo bwose. Nta n'icyatuma mpakana ko no mutwe utabaru wa Gisekedi, utabaru wa Yumvitura. Pacifique rero cyatuma mpakana yuko utabaru wa Yumvitura. Pacifique rero iminota yatujyanye kwibona hano hari amakuru navuze tutari buvuge, turaza kuyagaruka mu yandi makuru ya kabiri. Turaza kubabwira ku by'umurambo wa Wiringoma, twababwiye sinabivuze. Turaza kuvuga muri Uvira impamvu yafunzwe simbivuze. Mu makuru ya kabiri reka tubararikire muze kwikurikira kuko iminota yatujyanye. Urambirana burya ntago ari byiza. Sa rero reka tubashimire tubifurize kugira umunsi mwiza ndetse no kunogerwa n'akazi murimo mwatangiye kuri uyu munsi wa mbere, naho mu yandi makuru mu kanya gato mu masaha y'isa sita gutyo. Bye bye.